Aha uri ni ku ishuri. Aha uri ni ku ishuri. Aha uri ni ku ishuri. Mu isi y'akazi ka none iri kwinjira ku muvuduko wihuse mu mikorere ishingiye ku bwenge bukorano, aribyo bita mu rurimi rw'icyongereza AI. Ni imashini zikorana mu ruhererekane, imirimo myinshi yakorwaga n'abantu iri kwigarirwa n'izi mashini. Bityo ubumenyi mbonezamubano buri kuba ingenzi cyane mu kujonjora abayobozi b'ibigo bishoboye gufata ibyemezo byihuse kandi biboneye mu gihe bibaye ngombwa. Birashoboka ko aba bayobozi mu mikorere ya kimuntu aribo bazasigara hagati yacu n'izi mashini zitandukanye ziri kwigarurira isoko ry'umurimo. Imico mbonezamubano ariyo bita mu rurimi rw'icyongereza soft skills ni ijambo risobanura imico yihariye iranga umuntu runaka mu bandi. Iyo mico irimo ubushobozi bwo gusabana no gushyikirana n'abandi, ubumenyi mu kwihuza n'abandi, kuvuga no kuganira neza n'indi mico ituma umuntu yishimirwa n'abo abana nabo. Ubumenyi bugira uruhare mu gutunganyiriza nyirabwo kurushaho kuba umukozi mwiza, ariko kandi n'umubano we na bagenzi be ukarushaho kunoga. Ikindi akaba umuntu ufite ubuzima bwiza haba ku mubiri cyangwa se ubuzima bwo mu mutwe. Hari ibizagufasha guteza imbere ubumenyi mbonezamubano, aribyo by'ibi bikurikira. Icya mbere, ubushake bwite bwo kwiga ibintu bishya. Nk'abantu ntawe ushobora kuduhatira gukora ikitaturimo. Ubumenyi bushobora kwiga mu ntambwe zishyiraho intego z'igihe gito, kiringaniye n'ikirambye. Icya kabiri, gushakisha amahirwe yo gushyira mu bikorwa ubumenyi bushya wungutse. Urashaka kwiyungura ubumenyi ku mikoranire n'abandi mu itsinda? Ahantu heza ho kwitoreza ubumenyi ni muri siporo rusange. Imikino ikinwa mu makipe aho biba ngombwa gukorera hamwe n'abandi mu bufatanye magirane bugamije intego imwe. Icya gatatu, gushakisha amakuru ku mpinduka ugeraho niba zigaragara. Ushobora kubaza umuyobozi wawe cyangwa se bagenzi bawe niba hari ubumenyi bushya babona wungutse, ndetse niba babona ko hari intambwe wateye. Icya kane, gutega abandi amatwi. Kubivuga birabanguka, kubikora bikaba ibindi. Gutega amatwi abandi utuje, utihutira gufata impande cyangwa se guca imanza ni umwe mu mico iranga umuyobozi mwiza. Icya gatanu, ari nacyo cya nyuma, kwigirira icyizere. Uburyo twibonamo bugira uruhare rukomeye mu kwandika amateka yacu. Kwiyaturiraho ibyiza bizana ibyiza. Hari ubumenyi butandukanye dushobora kugenda twunguka mu kazi. Icyo bidusaba ni ukwirekura no kwaguka mu bitekerezo. Iyi gahunda tukayishishikariza umutima, tukumva ko hari imico dukeneye kunoza, guhindura no gutyaza. Kubigeraho bikatubera urufunguzo rw'iterambere mu kazi. Aha uri ni ku ishuri. Aha uri ni ku ishuri. Aha uri ni ku ishuri.